ya nangira mvuga na assalamu alaikum wallahu tabaraka tutsinye namwe aracyajya Lucas ndetse Vestine atubwira rya jamba ngo nzakomora fite ibikomera zagufatanya ngo bikire vuba 5 kwa 5 mukumve gatoya nangira sinemanya nitonze amaraso yawe arantunganya nakwizeye mbona kuri muganga akarimbo Imana sanze naribeshye apana bya bindi by'abantu ngo yenga Imana nakosori ngo mama indirimbo y'Imana yaririmbiwe Imana jambo rifitoka ya Kenya rihahamura watware bumwijima ni gatanu kandi ninyo namwe aracyari Vestine onye mu maso hawe nadarukasi umucawa uradasira mbati nzakomora kuvuga intambwe zanjye zabonye aho zikwiye guca yake onye mu maso hawe yawe umucawa uradasira dona fepan kuvuga intambwe zanjye zabonye aho zikwiye guca nangira prime yanjye niba kumva ijwi ryawe yake ikunda kunyongorera aya inyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe sinsiba kumva ijwi ryawe ikunda kunyongorera inyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe naha bibona kutonekara gusahumura nijyuza nzakomora azamwamura azamushyiraho umuti abari mu buribwe bwinshi atari ibikomere azamushyiriraho umuti ni 5 kwa 5 atonekara azamuhira ngo gonzo kubiteza yake n'amazi ngambanira uziremuze ntabwo nzi kubiteza ngo imigozi mpambiriye wihambure nindoze uko wabigenje ngo urupfu rwarazara ruhinduka ibitotsi bye ufite inkuru nyinshi zituma nkwizera umutima wawe umutima wanjye ushaka kukwegera narabimenye ko nta n'umuheza nona fepa jambo ryawe ryambereye ipfundo ryiza 5 kwa 5 rimfata ukuboko nkareka kuzerera yake niyo nshobeye nawe uzahumera ijambo ryawe niryo rinyobora neza rimbwire onye mu maso hawe umucawa urandasira kuvuga intambwe zanjye zose zabonye aho zikwiye guca gona fepa onye mu maso hawe na karimbi Imana reka tube tukakupiyanga ndetse dutangira primaire twitonze abari nge namwe abakiri baho ni 5 kwa 5 ugashaka kose ndetse mu minsi n'imbere ndagapostinga kuri YouTube ya Kabutindi nabwiye ngo ujye kuri YouTube nta kindi andikamo VJ King Kabutindi 5 kwa 5 konye VJ King Kabutindi 5 kwa 5 uyitubona yose 5 kandi ndetse indirimbo yishaka uzayisangayo ni 5 kandi kaba kanjoye ukavanamo bikananira gutangira primaire nitonze meza bitareka abantu muzi ko mugiye kurya agasinema kose kuri YouTube yanjye mugiye kujya mugasangayo chana yanjye ku YouTube mwaragafite filime reka twiririsi cyane umwana wese uzi kari hanze yinjira indani iyo mfashe indirimbo nimba Uwiteka yibanza kuri sinema bisigaye umwana wese abagomba kugira gute kuza kisanzura ndetse kuri agasinema vuga ndabakunda cyane ndetse nanjye vuga ryazaba mwabyumva reka mvuge na assalamu alaikum wallahu tabarakatunge namwe abakiri baba 5 kwa 5 njyapimenye uyu munsi ndetse nanga season ka Nigeria ndetse ne episodes zigera kuri singaye katagucika ndetse nari wodo mubizi yara biragiye
ndetse mu gutangira nakiri turi imodoka umunsi umwe ndetse ni taxi. Why they sleep? You never reach where you go stop. Mwana muto mu wako bicaye imbere ukabuze kutabyuka ngo unavuge. Nago bana ko uguma kujya hageze kutavuze ngo urabaragara hehe. That's where you supposed to stop. Nago usanga uguma ko garabacana. What did they do now? Why you go to sleep? Ye barandenganye bagarika imodoka bana. That's a problem. Wagahetse wa ureba rwagiye mu modoka ruragenda bararutwara urukatase kazuranga. Mwana agiye modoka baramujyana soko munyana gusa. Ageze aho ngomba kujya ndetse ntiyamenya ko agiye kugerayo. Ndetse imodoka iramurenga. Ye mwana kuye magarika. Napfuye mama yangu. Which company did this one? Agarika imodoka Honestly, kutabuza karawaje karataze kazi. Kutabuza kare. stop. Agarika imodoka. Polisi mwana baye ucunga si imodoka ni mirakata ndetse leta nayo ndetse iyi modoka irayishaka. Sinzi impamvu gusa arimo akantu. Mwana ara amahirwe leta imaze gufata imodoka umwana wa namushimuse ntumbaze. Ntumbaze namushimuse. Umwana modoka ndi mwa cacika. Afite urukapuro mu ruta. Umwana muto cyane. Babadinga ratabahane baragatsina. Banshimuse baragapfa gusa. Twamuhaye rifite tumuvanya agomba kujyana amushimuse. None kasakuza akakubera iki? Yene nkase tujye kubafunga. Ni imodoka bajya kuyifunga. Urwana rukundo rutibika rugenda. Basira kubagize gute bashimuse umwana kandi umwana baramurekuye. Dore umwana aragenda kandi yirukanka amasaha bw'icumi. Umwana aza kwicara ngano umwana abanza kujya muri borodire. Yabonye bafunga abandi wasanga ne bamujyana kuba ko barabizi ko bamaze gufata umuntu kwera amuzira baramujyana bati bagushimusa ni bagushimusa urwanda ruzi ubwenge rwitsimba muri ruhurura borodire Tejya patina mwana mutagatifu baragiye bareta uyu mwana yavaga yajyaga ndetse n'izigodi pressure rise go pressure reka bivuga kwasi ngo mu byumba neza mitonze presence ni baoba 5 kwa 5 kudatanguye original net madamu ya prive madamu kuki bahise original madamu emakan masabaricho wa mwana ndetse amasaha ni ku murango agacimo n'agakazi abose ubona bagize gutya byose bakagira gutya bose bose muri isi muri tsibana benshi cyane nta kindi cyabaye editore tsawaye ndetse cuku madu successor mwana agera giti producer tsana wundi twarizi gori executive producer namwe se giti producer tsabaye rizi gori ration tanu kwa tanu tunazatabaye bijiki tanu kwa tanu ndetse mbandi mukazi kose umwana kujya kwambuka mwibarabara biranga urebe ituzano uteka amatwi magambo avugira mwibarabara yambutse biranga iya kabiri kwambuka nabyo biranga ndetse iyi episode ya mbere afite cinema yanjye yiswe gute original madam episode ya mbere none uyu mwana rero ni cyo ni kimwe amaze kubona ko byanze yewe ndaheraye nko kabyara ndaheraye kwe ndamenya nambuka gute ko umuntu abyakomeye kwe umenya ageze mu mujyi ni wavuye mu cyano baza ndaheraye ko ndaheraye ko byakomeye mama atangira kurira umwana muto ariheba nani ubundi wagenga batwaye imodoka ntibambona none ko umuntu bagiye kwambuka ko kibazo bagenda bihuta nabona ko ngiye kwambuka ubundi ntibambona bagiye batafera ingahita imagine ngo nyangwe nibarabara niryase niryaho cyangwa abantu barabarasa nako bakende kujya ngo abantu bambuke wangu birakomeye cyane umwana ara tayari amasaha bw'icumi kindi kwambuka ariko imodoka nimbona cyangwa ndagiye ndagashahurwa nagiye we anagiye ayaze mbe ntayiraza dore ubwo bafite kwambuka nakanga abantu bagenda mwibara bose n'abasazi n'ibikarita barasaza mad people shake manafuru n'abandi n'ibikarita barasaza byaye kuno kwambuka tabizi n'imodoka buzana n'ingorofani zimanuka zihuta abanza kure ko nta modoka imureba nibona kazagira nako ndeba nako zindeba irambona bangi irambona irangonga irambona sanze kusamu cyangwa kapeto kashitani to kapepo kanara Yesu bisumirashi karabani mwana agenda kwambuka biranze hata badadi mwana iri uyu we Lucky yourself. Wamwana go wita ntago wikunda cyangwa
means no make a cross this thing. Why you can't carry me come out? none ko nta modoka arimo aragenda nshaka kwambuka kuki ubundi umvanye mu ibararo ukanzana hano Cross go where? I want cross now. I want cross. Why you can't carry me come out now? nari ngiye kwambuka ndi hafi yo kwambuka ubundi kuki ungaruye Tell us. I know they lost. If you won't cross me, you cross me. none wayobye umva ntabwo nayobye niba ari kwambuka ngomba kwambuka niba unyambutsa winsakuriza You can't cross me, you leave me. niba utanyambutsa kandi ubyihuza ndetse I want go somewhere. nkeneye kwambuka ndetse njye hakurya iriya Somewhere. See where they. aho nkeneye kujya do ngaha akeneye kwambuka ajya I shall know. So I want cross. I don't know where to go. I want cross. nkeneye kwambuka sinzi kunambuka muranyambutsa abantu bantu ntacyo ndakwambutsa Rwanda rutoyo No, this thing go feed us. You feed us. I beg carry me. No, just cross. ndagusanye niba ushaka kunyambutsa pana kungurura amaboko nyikorera unjyane meka ndi umwana aramuheka No. genda witonze batatugonga aracyambutsa ni icyana gito cyane abya byayicanze kwambuka ni hatari tujya hakurya iriya komeza hakurya ugere imbere ukatuka ukuntu urakoze dore igikaba afite umwana akira mu ruta niba agiye numbaze gusa navuye nawe ntaho nzi amasaha bw'icumi ndetse mu kugenda arimo araza dore ngo araza ku gipangu cyiza cyane aza kuhareba gucunga no kuhareba abona igipangu bifite amaso abona imwe imodoka bango ntabwo zibazindeba irambundi yanangonga abona igipangu kiranga ndetse none hano bacaye gusa ikintu cya mbere yavumbuye ni kimwe ntabwo yagenda mu ibara atarimo ararya cyangwa nganywe buriya abana no kurya no kunywa amafaranga yabyo ntabwo yabura umwana arandetse afite aderesi abanza kureba yaba ariwo cyangwa se kandi cyiza yize muri materineri siwe ngazi gusoma IUOAE abanza kureba agace niba arahaka nimero harya z'igipangu nizi cyangwa buriya ibipangu byo hanze hafi ya byose n'iby'iwacu ariko ni amanimero sawa ese ko ari aha ko nabona ahantu baca ese basimbuka igikuta ibi bintu bigenda bite kwiye navuye ni kure cyane I don't understand. abantu banganye baranje simbisobanukirwa abantu barasaze cyane If I'm missing now, how would I recognize that our house? none se ninema kababuze kandi nkaba nageze ku gipangu nk'iki ndamenya iwacu gute kwiye nawe undebere kandi yahageze gusa ikibazo gihari uyu muryango uhari wasanga atawumenyereye ashaka ahantu hari akantu arahonda karabaye rahonda ninde banga Gate. fungura umuryango sha gucunga se gufungura umuryango kujya kureba ntareba umuntu ahantu ari hakurya iri hakurya ntabona Oga, look down. reba hano hanze hamusenzi we ndi hasi ntabwo ndi hejuru arimo I don't say it all. Look down at me. wereba hasi n'ahandi arebye hejuru ngo reba umuntu ukomanze kuriya afite imbaraga Why you come break our gate? bene ku muryango ugera kuwuswanyaguza ninde yabwiye ngo uce umuryango Calm down. yewe I look for this number 7 James Street. Is it his house? neza kumaze nkubwira iyi nyubako yo muri 7G Street kanaka si iyi ngiyi wangu It's the house. na ubu aderesi arayifite nuko bayita kanaka aha niho nahageze we ahita yigirije ya nawe undebere It don't work. yewe Gate. ntabwo bikunda fungura umuryango Hey.